Nshuti yanjye reka nkubwize ukuri, abantu benshi batekereza ko ngo AI ari iy'abantu bafite amakampani manini, y'abaherwe, y'abafite ama-office manini ariko ntabwo ari byo. AI ishobora gufasha umucuruzi ufite iduka rito, umuntu utanga serivisi cyangwa se umuntu utangiye business nshya ndetse n'umuntu udafite capital nini cyangwa igishoro kinini. Uyu munsi ndakwereka uko wayikoresha mu buryo busobanutse kandi bwumvikana bworoshye cyane. AI rero igufasha gutekereza idea ya business. Reka tuvuge ko ushaka gutangira business ariko ukavuga uti sinzi icyo nakora. AI ishobora kugufasha gutekereza business idea zijyanye n'aho utuye, gusesengura isoko no kukubwira ibyo abantu bakeneye ku isoko. Urugero, wabaza AI uti niye business no yacamo amafaranga mu mujyi muto. Iguha ibitekerezo byinshi noneho wowe ugahitamo kimwe ubona kikunogeye. Ibi bigabanya rero gutangira mu rujijo ngo utangire utazi ibyo ukora. Ikindi kandi AI igufasha gusesengura abakiriya. Business idafite amakuru iragorana. AI rero yo ishobora kugufasha gusesengura ibyo abakiriya bakunda, kugufasha gukora surveys cyangwa kukwereka trends. Niba ufite page ya Instagram cyangwa WhatsApp business, AI ishobora kukwereka ni izihe post zikurura abantu cyangwa se ni ryari ushobora gutangaza ibintu, akakubwira amasaha nyine ukwiye gutangarizaho cyangwa ikanakubwira ati ni ubuhe buryo bwo kuvugisha abakiriya bwiza. Ibi bituma rero business yawe iba smart nyine, ikaba ari professional nyine, ukaba nk'umuntu wabyigiye. AI kandi yagufasha muri marketing. Nshuti zanjye, marketing ni umutima wa business. Niwo mutima wa business ubundi. AI rero ishobora kuba yagufasha gukora caption zikurura, gukora ama-posters, gukora email zo kwamamaza cyangwa se gukora script za video. Rero ntukeneye guha umuntu amafaranga menshi nk'uko kera wenda byagendaga. Ushobora gukoresha AI nk'umukozi wawe wa marketing ikabigufashamo neza kandi cyane kurenza n'uko wabihereza undi muntu abe yabigukorera. Ikindi kandi AI yagufasha muri customer service. Abakiriya bakunda gusubizwa vuba, gusobanurirwa neza, kubahwa. Rero AI ishobora kuba yagufasha nko gukora automated repairs, FQ responses cyangwa se message template. Niba uri umuntu akubajije nk'ikibazo inshuro 20 ku munsi, AI ishobora kukorohereza bikaguha umwanya wo gutekereza ku iterambere rya business yawe utuje. AI rero ishobora no kugufasha mu gukora business plan. Abantu benshi batinya gukora business plan ariko AI ishobora kugufasha. Ishobora kuba yagufasha gutegura structure ya business plan, gukora financial projection cyangwa se gushyiraho strategy uzakoresha. Ntibivuze ko igukorera byose icyarimwe ngo ibe yabikore, ariko AI yo iguha foundation ukamenya aho uhera ukora business plan yawe. Nanone AI ishobora kuba yagufasha guhanga udushya. Business ihora ku rwego rumwe irahagarara. AI rero ishobora kuba yagufasha gutekereza promotion nshya washyiraho, ishobora kugufasha gutekereza bando z'ibicuruzwa cyangwa se gutekereza uburyo bushya bwo kugera ku bakiriya. Iyo ukoresheje AI neza uba ufite advantage ku bandi. Hari ikintu rero ugomba kwibuka. Nshuti yanjye, iki kintu ucyumve neza. AI si umusimbura wawe, ahubwo ni umwongerera imbaraga wawe. Niba utazi ibyo ukora, AI ntizabikora mu buryo bw'igitangaza. Ariko niba ufite viziyo imbere yawe, AI izaguha speed wihutishe ibyo ushakaga kugeraho nyine ikugeze kuri viziyo ufite. Ni gute rero watangira uyu munsi? Reka tubishyire muri pratique wenda. Hitamo igice kimwe: marketing, ideas cyangwa analysis n'ibindi bigiye bitandukanye. Wowe ujye utangira gukoresha AI buri munsi. Ikindi cya gatatu, wenda ugerageze kuri business no ufite. Noneho nyuma uzareba impinduka mu kwezi kwa mbere. Ntutegereze ko byose byuzura, wowe tangira uko uri nonaha. Ubwo rero isomo rikomeye dukuyemo hano ni uko business ntabwo ari amafaranga gusa, ahubwo ni uburyo bwo gukemura ikibazo cy'abantu. AI rero igufasha, tubonye ko AI yagufasha gukemura ibibazo byihuse, gutanga serivisi nziza, kongera umusaruro. Nshuti yanjye rero, ejo hazaza si aho tuzagera, ahubwo naho dutangirira uyu munsi. Ubwo rero ikintu dukwiye gukora mu minsi 7 iri imbere, koresha AI kuri business yawe nibura inshuro 5. Noneho ikindi ugerageze idea nshya imwe. Ikindi wongere uburyo bwo kwamamaza business yawe ukoresheje AI, maze uzambwira impinduka wabonye. Turi mu rugendo rwo gukura. Ubwo rero niba ugejeje video aha ngaha, ndagushimiye. Kanda like, uduhe comment yawe. Ikindi niba utakanda subscribe nicyo gihe cyo kuyikanda.
na sharing video igera ahantu henshi. Njye twabanye nitwa James, ikaze kuri Sibo James Tech and AI, tuhurire mu zindi video. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.